niba umuntu wese ufite ubwenge giye mu buzima bwanjye ishobora gukunda umuntu duhanganye ugihumeka ariko giye ntabwo nahangana n'intumbi. Niba hari umuntu ushobora kugushwa nta gitangaza nko kubona umuswa avuga ikinyoma gisa n'ukuri. Sinshobora na rimwe nongere mvuge ngo na rimwe kwifatanya n'imyuka mibi cyangwa se n'imirimo yose igendana na gishitani. Mama Mariam atarafa wikabera burya hari igihe abantu bakunda kuvuga bya bindi by'ababajura. Uwo ni wa muntu ufite ubumenyi buke. Hari noneho na wa wundi wa gatatu utazi ikintu icyo ari cyo cyose, ntazaho biva, ntazi naho bijya. Aho umujyanye niho hajya, aho umugaruye uwo ni wa gatatu. Ntashaka n'ibindi, nta by'ubumenyi buke, ntashaka n'ibindi. Ibyo umubwira, ibyo abonye aho, n'ibyo afatira aho, n'ibyo avugira aho, bikarangirira aho. Ariko umunyabwenge, reka ngaruke ku munyabwenge. Ku munyabwenge ashobora guhita avuga ngo ariko ko tubona hariho umunota n'amasegonda 48. Hese Bishop yatangiye ryari iteraniro ry'umunota umwe n'amasegonda uwo ni umunyabwenge. Yatangiye ryari iteraniro ryuzuyemo ibihumbi by'abantu umunota umwe n'amasegonda 48. Bishop yabitangiye ryari? Uwo ni umunyabwenge. Ubwo atayari agashakwa icyo bita ubushakashatsi. Nkimara kubona documentaire ya BBC ni itangiro ryo kuramuka. Uwazanye documentaire icyambere ntiyaje kubaka umubiri wa Kristo. Nta naho bihuriye. Nta nubwo ari urugingo rwa Kristo. Nta naho bihuriye. Ahubwo yaje guchallenginga no kwereka abakristo ko ibyo barimo atari byo. Cyangwa se ndabyibuka kera nkiri muri ADPR hari byo Imana yahishuraga mu bihe bizaza. Yego. Ni ikintu kiri ku mutima wanjye ngendana, cyabayeho nta telefone ziraza, cyavuzwe nta internet zirabaho, cyavuzwe nta kintu na kimwe. Iri jambo riramanuka turi mu materaniro ngo hari ibintu bitanu. Yego. Ibizaba. Niba umuntu wese ufite ubwenge giye mu buzima bwanjye ishobora gukunda umuntu duhanganye ugihumeka ariko giye ntabwo nahangana n'intumbi. Niba hari umuntu ushobora kugushwa na BBC y'umwisilamu, documentaire ya BBC n'ukuri ntabwo ari umukristo. Yaba ari nyamugushwa n'akadodo. Ndakurahiye ukavuga ngo wava mu byizerwa ngo kubera umuntu utakiriho. Birababaje, n'ukuri kw'Imana n'ijuru kuryinjira gukorwa mu byizerwa n'umurambo. Bagiyeyo bafite n'ubuhamya butandukanye bambwiye. Mu buhamya bwabo wenda hari icyo bamwakije ku byakozwe muri documentaire cyangwa ni iki mbese mu buri testimony yabo nubwo mutari bo ariko kame mwarabyumvishe cyangwa mwumvisha abantu bamuvuga. Baraza no kumbona mu kanya wenda sinshobora na rimwe nongere mvuge ngo na rimwe kwifatanya n'imyuka mibi cyangwa se n'imirimo yose igendana na gishitani. Mama Mariam atarafa wikabera burya hari igihe abantu bakunda kuvuga ibintu byinshi batazi aho umuntu yahagura. N'ukuri n'uwanyimika nkaba umwami, n'uwampa miliyari nta cyandutira ubugingo. Tuzatangazwa n'iki? N'impanda yavugiwe hehe? Mu kirere cyangwa umunsi abera basinziriye baza ibituro byabo bizakinguka nibwo hazagaragara uwakiranutse wakoreye Imana by'ukuri. Naho ubu ngubu wamumenya gute? Usibye analize z'abantu basanzwe ngo uriya akora na shitani, uriya nk'ibyo wavugaga ibyo turabivuga nta yerekwa rihari. Cyangwa se uwo ngo bivuga wenda twahuriye. None bose basaba passport. None se wavuga ngo umuntu afite imbaraga zikuzimu atahazi?
kikagutangaza kurusha ibindi mu byavuzwe, wenda yaba duhereye ku two tuvideo, duhereye kuri rimazi zo hanze, aho wari uri kureba ukavuga ati what, iyi nkuru yivuye, iyi interpretation byagenze gute, ni ikiye muri ibyo? Nta gitangaza nko kubona umuswa avuga ikinyoma gisa n'ukuri. Zamuraho gato. Yego. Muri Afrika, yego, wicaye mu nzu yawe, ni muri Afrika yose, mu bihugu 73, ariko ku isi yose buri wese ashobora kwibona mu nzu ye. Yego. No mu nzira, muri telefone zigendanwa, wayikurikirana hano hose kuko dufite Apple yayo. Wow. Ngira ngo ni ibintu byiza cyane rero. Yitwa Dr. Bishop Rugagi Innocent, ni umushumba mukuru w'amatorero ya Redeemed Gospel Church aho aherereye hose ku isi. Niwe rero tugiye kuganira, turaganira ku bintu bitandukanye, abantu baba bagenda bibaza cyangwa abantu baba batekereza ku biba biri kuvugwa wenda ku rwego ruri internationale. Cyane cyane turavuga kuri documentaire ya BBC iherutse gukora ku mukozi w'Imana witwa TB Joshua. Abantu benshi bagiye babivugaho, hari n'abandi batumiwe mu biganiro kugira ngo batange avizabo uko bamuzi cyangwa icyo bamwumvishaho, kugira ngo abantu bave mu rujijo cyangwa dusobanukirwe. Ibyo rero nabyo muri iki kiganiro ntabwo turi buze kubijya kure, dore ko byabaye nyuma gatoya y'ubuhanuzi twabonye mwari mwavuze uburyo Satani agiye guhagurukira abakozi b'Imana, ariko nyuma yaho bikazakurikirwa n'ububyutse. Wenda reka bariho dutangirira ubundi biriya ibi bintu byabaye, cyangwa iyi mvugo cyangwa iyi ntambara ihagurutse kuri TB Joshua utakiriho yaratabarutse, bifite ahantu bihuriye wenda na buriya buhanuzi mwari mwahanuye mu minsi yabanjirije ibi ngibi, wenda tuvuga ati ni intangiriro y'ubuhanuzi itangiye gusohora. Reka wenda bari cyo duheraho gatoya. Murakoze. Mbanje gushimira ubuyobozi ndetse n'umuyobozi wa Iyobokamana TV. Hari ikintu kitwa itangiriro ryo kuramukwa. Nta mubyeyi n'umwe ku isi yose ushobora kubyara hatabayeho kuramukwa. Hari ibintu bibanziriza mbere yuko yibaruka. Ibyo ngibyo buri wese arabizi. Yego. N'utarabyara arazi ko bibaho. Ntabwo ububyutse bushobora kuva gusa kuza, hagomba kubaho igitangirira ububyutse. Ni Yerusalemu, mbere yuko ububyutse busakara ku isi yose, habayeho iramukwa ryabyo nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Yoheli. Yarabivuze. Mu kubivuga ushobora kubona ko ari ibintu bisanzwe, ariko kugira ngo ububyutse bukonete ku isi yose, hari ikiguzi cyabyo. Biswe abanyabinyoma. Usomye ibyakozwe no mu gice cya 3, icya 4 urabihasanga. Yego. Abanyabinyoma babigishwa turabazi, abaswa bagendanye na Yesu, bazanye iby'inzaduka n'ibindi byinshi, ariko ntibyababujije kuvuga ubutumwa bwiza cyangwa se gukomeza mission y'icyo basigiwe kugira ngo bakigeze aho bagomba kukigeza. Ntabwo ari ibya mbere. Ibyo ngibyo usibye na TB Joshua, harimo n'aba TD Jakes, harimo n'abandi bakozi b'Imana benshi nagiye kurondora ahangaha. Nta n'uwongeye kudefanda cyangwa wongeye kuvugaho. Gusa haramutse habonetse documentaire ivuga ku muntu utigeze akorera Imana, nta bikorwa yigeze agaragaza, icyo nicyo cyantangaza. Ariko ku muntu wakoreye Imana nta gitangaza kirimo. Yes. Uwo ari we wese. Iyo umwongereza avuga ngo when you become a top, you become a topic. Nuvuga ngo iyo wamaze kugera ahantu hejuru, yego, umaze kuba interuro, sujet à développer. Nuvuga ngo umuntu wese ashobora kuvuga. TB Joshua ntabwo nigeze ngira amahirwe wenda yo kubonana nawe. Yego. Ariko abakristo nyobora bagiyeyo. Harimo abagiyeyo. Yego. Abakozi b'Imana nzi bagiyeyo. Ariko we nagiyewe sinagize amahirwe yo kubona nawe cyangwa ngongeyo ndebe
Scone Church magere mazenguruke matembere nzanajyayo Imana nibisha kugira ngo mbone gusa umuntu wa developye ubwenge ikintu cya mbere yewe nkundira umuntu ni ibyo yashize mu bikorwa yego ntabwo ari ibivugwa ariko ndeba ibyo umuntu yashize mu bikorwa nibyo yewe nkunda gusumbya ibindi byose nkunda ubwenge kandi nkakunda ibyo umuntu yagaragaje muri kapasite ye mu bushobozi bwe akabisiga kandi bikaboneka nicyo ngicyo iyo legacy ndayikunda nkunda legacy gusumbya amagambo burya legacy ya Joel niyo turindiriye nka PR wacu iyo niyo turindiriye naho Joel bashobora kuvuga ibi ariko legacy cyane cyane ya Joel nk'umuntu wazamuye ivuga butumwa rigasakara ku isi yose abandi bantu batarinjira ngo bamenye isakaza ry'amakuru icyo nicyo turindiriye kikaza dufasha twese Imana ibamugisha amen ngira ngo ni ibintu byumvikana rero nkuko Bishop ariko bivuga mu minsi rero yatambutse BBC igira gutya ikora icyo umuntu yakwita ngo ni documentaire igaragaza ngo uburyo TB Joshua yatakorera umukozi w'Imana yakoreraga Satani uburyo ngo yafataga abakobwa b'amasugi kabare hakura imbaraga mu kubasambanya bavuze ibintu byinshi bitandukanye muri iyo documentaire yewe ndetse bazanamo n'abatanga buhamya bavuga ati byagenze gutya ibi nibi byinshi cyane biravugwa bisho iriya documentaire ya BBC ukiyibona ku giti cyawe wayakiriye gute nkuko nabivuze kare nkimara kubona documentaire ya BBC ni itangiro ryo kuramuka Yesu yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nta wabuze ibigusha kuza ariko ubizana we azabona ishyano yego uwazanye documentaire icyambere ntiyaje kubaka umubiri wa Kristo nta naho bihuriye nta nubwo ari urugingo rwa Kristo nta naho bihuriye ahubwo yaje guchallenginga no kwereka abakristo ko ibyo barimo atari byo cyangwa se amamiliyoni y'abantu benshi bagezeyo nta na kimwe cyabaye ku buzima bwabo ariko nubwo bashobora kuba ari 100 batanze ubuhamya ariko hari miliyoni y'abantu itaravuga yego kandi yego bizavugwa bitinde bitebuke bizavugwa uwo nguwo wakoze documentaire ni BBC Africa uko yagenze icyabimuteye ntawe ukizi nejo bazakora documentaire yundi nkuko twabonye ya TD Jakes dore ko byose bigiye kumera kimwe tuzabona ni y'abantu icyo nabwira buri mukristo wese hano twagize amahirwe yuko isi dusiga twiyenana buri munota buri segonda ubona makuru ndabyibuka kera nkiri muri ADPR hari byo Imana yahishuraga mu bihe bizaza yego ni ikintu kiri ku mutima wanjye ngendana cyabayeho nta telefone ziraza cyavuzwe nta internet zirabaho cyavuzwe nta kintu na kimwe iri jambo riramanuka turi mu materaniro ngo hari ibintu bitanu yego ibizaba kandi ibyo bimenyetso byose byarasohoye amakarita yaratarabaho ya banke ku buryo baranatubwiraga ngo ama banke afite 336 yego ariko ndayagendana ariko barabitubwiye muri ayo materaniro batubwiraga byinshi bizaba wenda umuntu hari igihe umuntu abona message cyangwa se umuntu atanga message ariko wenda ntabone uko ashobora kuyitanga neza bitewe nuko bibaye wenda byinshi ntabone uko abiorienta ariko byinshi byavuzwe byarasohoye yego hari n'ibitarasohora kandi ibyo byose ni biri gutegurwa birimo gutegura umugeni wa Kristo TB Joshua
mu by'ukuri nakagombye kumuvuga ariho. Ariko birababaje ko nshobora kuvuga umuntu utariho. Nakagombye kuvuga ibigwi bye, nubwo nshobora kuvuga ibigwi bye ariko simvuge challenge y'ibintu byavuzwe na BBC. Burya hari icyo bita respect. Umuntu burya wanatabarutse, hari n'uburyo igihe kimwe nigeze kujya kuri anterema kera ntaranabona pasiteri. Yego. Umujura wateragaza Gatarina mu Nyakabanda. Hanyuma arapfa kubera ubujura bwe n'iki byose. Ariko nubwo yapfuye mu bujura, icyantangaje bamushyinguye i Nyamirambo, ariko umuntu wari ufite amagambo aravuga ngo uyu muntu ni umuntu mwiza, rwose yanabonaga neza muri quartier, rwose turayibuka n'igihe twaburaga amazi, yaratuzaniraga, yari umugabo mwiza rwose w'intangarugero. Ariko ahantu undi mu mutima mu mutima icyo kintu hashize imyaka myinshi, ariko sinzakibagira. Bivuga ngo hari icyo bita meme, n'abantu bose barabizi, icyo bita the last respect. Bivuga ngo icyubahiro cya nyuma. Yego. Iyo habayeho umuntu udashobora kwita ku kintu cyitwa icyubahiro cya nyuma, umuntu ni igikenye. Icyo mu bupfura, reka maze mvuge mu bupfura, kuko uyu mwanya nta uri buzure TB Joshua ngo avuge ngo dore hari abakobwa wateye inda, dore hari abantu wibye, dore ahantu wasenye. Dusobanurire ubu se Joel ni BBC iraza gushaka ninde muntu uri bushake. TB Joshua nawe uhari, nona nawe uhari ngo aze yisobanura, avuga ngo bavandimwe narakoze amakosa nimumbabarire. Ibyo biragarukira nawe uhari. Bisobanuye ngo icyo namaze kubona muri ibyo byose ni ukuvana amaso kuri Kristo no ku bikorwa byabaye, kuko nta wundi muntu unahari wo kuza kubivuga. Ni nko kuvuga ngo guprofita faiblesse, ni nko kuvuga ngo duprofite kubera ko nta muntu uza kutuvuguruza tuze kuvuga ibi bintu, kuko nta muntu uhari ngo kutuvuguruza. Yewe niba shaka bashiraho abakobwa 800 indi bavuguruza se nyirubwite ko adahari. Niba shaka banavuye ngo asize abana 800, uwo bafata DNA nini? Ushobora kumbwira uwo bafata DNA? Ntawe. None ikibazo. No, icyo ni ikintu kiri real. Ariko umuntu uhari bashobora kumujyana mu rukiko bakavuga ngo okay, ntabwo uyu mwana ntabwo ari uwawe, ntabwo ari wanyu, reka tugufate DNA. Yego. None se barajya gucukuraho TB Joshua ari amagufwa se? Ntabwo bishoboka. Bivuga ngo icyo umuntu wese ashatse kuvuga kuri we nona ni afite uruvugiro. Ni uruvugiro afite, kuko umuvuguruza nawe uhari. Yego. Ugaragaza ukuri nawe uhari. So icyo navuga ku muntu uwo ari we wese ni biranagoye ko umuntu yacira urubanza umuntu udahari, cyangwa yarakarira umuntu udahari. Umuntu wabikora ahangaha hafite ikibazo. Yego. Ashobora kuba byarabaye mu ntege nke ze akiriho, kuko umuntu uwo ari we wese akiriho birashoboka. Ariko umuntu atakiriho biragoye, binateye agahinda, nta n'ubupfura burimo. N'uwo munyamakuru wa BBC ntabwo ari umunyamwuga. Ntabwo byamunaniye gukora documentaire. Umuntu wahereye ivugabutumwa muri 80 na 90 ngo bimaze imyaka myinshi. Yego. BBC maze imyaka ibihumbi iriho. Yego, wenda uyu munyamakuru wa BBC Africa ashobora kuba yarahuye n'abantu 2, 3, 4, 5, 10, 20 niba shaka babe 500 cyangwa 100 bamubwira ntago mbizi. Ariko ikintu yagomba kwitondera, episode ya mbere, ya kabiri, ya gatatu nishaka izabi ya 20, I don't know. Ariko ikintu cya mbere yakagombye kwitaho ntabwo ari gukora documentaire
kubera ibyabaye kuri TB Joshua arimo arakora documentaire kugira ngo adestroy ace intege avaneho imyizerere kuko si umukristo ni umwisilamu. Yego uwo ni umwisilamu niwe uri kubikora urimo kubikora n'umwisilamu. Ntaho duhuriye agakiza. Ntabwo ari mu afite kubera itorero rya Kristo, ntaryo afite. Ntabwo ari mu afitiye kubera umukristo cyangwa undi muntu ari wese, ntabwo duhuje imyizerere. Yego umuntu mudahuje ari gusenya ubukristo. Yego arimo aratagetinga ku muntu witwa nde umukristo. Muzungu wagiye kuhasengera ni naho cyane cyane arimo gutagetinga kugira ngo abari muri West babone uko bazamura izo nani zose. Ariko ntabwo Emmanuel TV nonaha yavanamo archive z'abantu bo muri Singapore, bo muri China, bo muri Malaysia, bo muri Indonesia, bo muri Canada, America, Australia n'ahandi hose ngo nayo izane the proof y'abantu bakiriye aho hantu. Kandi barahari, harimo abazungu, harimo abirabura, harimo n'abandi bantu bose. Cyo ni cyambere. Cya kabiri, hariho abantu bitwa ba wise, the wise men, yego the wise women. Barahari babanye nawe imyaka 10-20 yego mu nzu imwe abatoza. Wenda nunashaka uzababona. Harimo ba Daniel n'abandi barahari. Hari n'umutipe yitwa Harry wo Thessalonike yavuze ibintu bikomeye cyane muri video ifite isaha n'iminota 49. Okay. Yatumiye abantu tinimuze mu mbazi ibibazo kuri documentaire nge nabanye nawe imyaka 10. Joel mu by'ukuri hari ikintu kijya kibabaza umuntu uwo ari we wese ukwanga ashobora kuvuga ibyo ashaka. Yaba kuzi cyangwa atakuzi. Nonaha mu bushobozi mfite nshobora gushaka abantu barenga 200. Harimo abazungu, harimo abanyarwanda, harimo abarundi, harimo abakongomani, harimo abagande, harimo abanyakenya. Bakaza kuvuga uwo ari we wese nkeneye ko bavuga. Bashobora kuba baravuze wenda reka mvuge umuntu ukora deliverance nk'aka Kande, Zayoni n'ahandi aho nkeneye kuvuga hose. Ndakurahiye amafaranga aravuga cyane. Bashobora kuvuga bashobora kuvuga bagatanga na proof ko babaye mu materaniro. Ni question yo kubashaka gusa. Warahabaye tariki y'ingayi ni ufite aka video akakakohereza we Joel akicera imbere ya kamera akarira. Urabiza amarira y'abantu nabaye aha. Uyu munsi wa none ntabwo ndi hano kudefanda, ariko kubera ko isi yamaze kuba umudugudu, icyo buri wese ashaka kugeraho yakigeraho mu buryo bworoheje. Ashatse kudestroying ubuzima bw'umuntu. Isifi yuko uba ufite ubushobozi. Yego nibyo kabisa pe. Nuko nashobora kubikora nk'umukristo. Nshatse abamvuga neza ntiwabona aho bashira. Wowe ntago wabona. Wowe ntago wababona, ntiwabona aho bashira. Nakora drama imbere ya kamera hano, ariko ijuru naryo mfite. Yego ndazana abantu bavuge bantake bakore byose kuko nabahaye amafaranga. Ariko muri yewe ukuri ndakuzi. Baramvuga neza, narabakoreye ibi kandi ni ibinyoma. Isi yose iratangirira ngo yo mbega umuntu mwiza. Ariko yewe nzi icyo nshaka. Yes. Ariko nubwo natanze ubwo bushobozi mfite kugira ngo abantu bamvuge neza, ariko nta bugingo mfite. Ku bugingo nibwo duharanira. Amafaranga nubwo tuyafite ntaza tugeza mu ijuru. Ni impapuro zakozwe kudufasha muri basics needs. Ariko ntabwo ari pass dufite iza tugeza mu bugingo buhoraho. Oya. Niyo mpamvu turi mu minsi ya nyuma. Yesu navuze ngo nimubona ibyo ngibyo byabaye, yego,
nimubona ibyo ngibyo byabaye, Luka 21, nimubona ibyo muzararame murebe mwijuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwegereje. yego, uko gucungurwa kwacu rero kuregereje. Si yaba yarakoze ibibi sinamutumye, yaba yarakoze ibyiza wamutumye arahari. Ariko icyo nshatse kuvuga ni kimwe, n'abakristo bagomba kuba maso. yego, Ni itorero rya Kristo cyangwa se umuntu wacunguwe, reka maze mvuge ngo uwacunguwe abe maso. Kuko uyu munsi wa none narabivuze na mbere bitaraba, yego, navuze ngo hagiye kuba accusation y'abantu bakomeye. Imana yarabimbwiye inshuro ya mbere ndi muri Canada, inshuro ya kabiri ni no mu Rwanda hano, nabo twari kumwe ejo bundi nabibukije. Navuze muzageza he kugira ngo mumenye iby'iminsi n'ibihe uko tugiye. Turacyafite agahenge, baza dukurubana no mu mihanda hanga badukubita, bakora ibyo bashaka byose. Kuko biravuga ngo niba binashoboka no kwicwa muzagira gute, muzicwa. So niba umuntu wese ufite ubwenge, giye mu buzima bwanjye ishobora gukunda umuntu duhanganye ugihumeka, ariko giye ntabwo nahangana n'intumbi. yego, umuntu muhanganye agihumeka, ugihumeka, yego, ni ukuri kw'Imana. Ni naho nabaza ngo mbega ibyo byarabaye, kuko Bibiliya ari kubivuga muri Matayo 18, mwene so nakosa muhamagara umumenyesha ikosa rye, uhamagara uwa kabiri. None se ndahamagara umuntu wapfuye? None se niba koko na mwene data wapfuye, cyangwa se niba uko byagenze kose uwo ndi buhamagare, niba ndi n'umutambyi ko yakoze amakosa uyu munsi wa none, niba yaranayakoze, uyihana ninde? Ushaka kumbwira uyihana? Umugore wese ari uri kuyobora? None se umukobwa wese, inshuti yese, mama wese, papa we? Icyaha n'umuntu ku giti cye. Niba yarakoze ibyo byose, ninde uri buvuguriza ibyo? Umuntu uri buvuge ko atabikoze ninde? Cyangwa umuntu uri buvuge ngo yarabikoze ninde? Please. Niba uyu muvandimwe waruhukiye mu mahoro yarabikoze, simbizi. Iyo aza kuba nahari, n'ukuri mu gitondo nagateza indege, kambwira muvandi, ibintu ndimo kumva BBC ivuga byarabaye, wenda yakagombye kunabimbwira. Ariko sinanatega indege ngo njye kubaza umugore we cyangwa se undi muntu wari wowe, sinshobora. Kuko ni nyirubwite, nyirubwite uwo bacyuzinga ntawe uhari. Mubona abakristo bakwiye kwitwara gute mu bihe nk'ibi? Niba umuntu bamwatatse gutya, wenda akaba ari islamism ibiri inyuma ivuga ati tuzimye ubukristo bwo uyu muntu yabaye umusitari muri gospel, ati kumuharabika no kumuvuga gutya, ati hari icyo biri buhungabanye ku bukristo. Abakristo bakabibona, bakabisamira hejuru, bakabyizera, bakabicuranga, bikayobokwa. Iyo myitwarire niyo bari bakwiye kugira. Hari ukundi bari bakwiye kwitwara. Bibiliya iravuga ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ngo kandi umuntu wese wasogongeye akamenya ko Uwiteka agira neza amugumeho. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, Daniel ngo icyo gihe abaza Imana yabo bazakomera, kandi nibamara gukomera bazakomera iby'ubutwari. Niba hari umuntu ushobora kugushwa na BBC y'umwisilamu, documentaire ya BBC, ni ukuri ntabwo ari umukristo. Yaba ari nyamugushwa n'akadodo. Ndakurahiye. Umuntu wo mu Rwanda n'ahandi bumva iki ururimi mvuga, ngo yagushijwe na documentaire. Hari abantu nzi ba BBC ngo yakoze documentaire, ngo yagushijwe na documentaire y'umuntu afazari basi unagushwe n'umuntu uriho. Ariko ukavuga ngo wava mu byizerwa ngo kubera umuntu utakiriho. Birababaje. Ni ukuri kw'Imana n'ijuru kuryinjira gukorwa mu byizerwa n'umurambo. Ubwo niko umuntu yabivuga. N'amagufwa Elisa yazuye umuntu. N'ibintu biri kuvuga ku murambo. None se niba umuntu ashobora kugushwa n'umurambo, urambwira ngo ukiriho yewe nawe azaba none wowe azarambarara ahubwo binarangire byumireho. Niba warasogongeye ukamenya ko agira neza, mwizere umugumeho.
mutangira mwigeze mukomoza avuga ati kwa TB Joshua ntabwo nagiyeyo ati yatabarutse ntaragira amahirwe yo guhura nawe cyangwa yo kujyayo ariko hari bamwe mu bakristo ngewe nzi ncumbye bagiyeyo bafite n'ubuhamya butandukanye bambwiye mu buhamya bwabo wenda hari icyo bamwakije ku byakozwe muri documentaire cyangwa ni iki mbese mu buri testimony yabo nubwo mutari bo ariko kame mwarabyumvishe cyangwa mwumvisha abantu bamuvuga. Ubuzima tubamo none bushingira ku mahitamo y'ababyeyi bacu y'ejo hashize. Ubuzima abana bacu bazabamo ejo hazaza bushingira ku mahitamo yacu y'uyu munsi. Amwe mu mahitamo ntasimburwa no guhitamo neza ishuri umwana wawe akwiye kwigamo, ishuri rirera umwana wuzuye, ishuri rihagarara mu mwanya w'umubyeyi, ishuri ryigisha guhuza umutwe, umutima n'ibiganza. Iryo shuri nta handi warisanga uretse muri Authentic International Academy Kicukiro. Authentic International Academy Kicukiro, ishuri ritanga uburezi bufite ireme, rigatoza kubaha no gusabana n'Imana no gushyira mu bikorwa ibyo yigishijwe. Ishuri Authentic International Academy Kicukiro riherereye mu murenge wa Niboyi, akarere ka Kicukiro. Nyaruka wandikisha umwana wawe imyanya itarashira. Ushaka ubundi busobanuro wabariza kuri nimero 078285 cyangwa ukatwandikira uciye ku rubuga rwacu wa eshatu.aia.ac.rw. Baraza no kumbona mu kanya wenda baranakurikirana iyobokamana. Barahari muri Grand B Montreal barahari bagiyeyo nundi uri mu Bubiligi famille bagiye ari famille bajya Nigeria bajya gusenga banahagira ibihe byiza kwa TB Joshua yego hari nabo aha i Kigali barahari bamuhaye ubuhamya nabakubwiye mu kanya nabandi nakubahe nimero zabo muri Kenya bagiyeyo bahagira ibihe byiza n'iby'Imana yabavuzeho bafite ama eglise akomeye bafite hari n'abafite n'amakampani hari n'abafite n'ibikorwa bikomeye. Niba hari abantu badashima hari n'abandi bashima bibaho. Yesu yavuye ku isi urebye abantu Yesu yakijije ubaza umubare wabo ntungana n'igihugu yavuze mu butumwa uko kingana. Abakize turababona, abatakize ntabwo tubazi. Kandi n'intumwa nazo harabo zasengeye barakira, n'abandi baje nyuma barabasengeye. Umurimo w'Imana ni continuité, ni ikintu gikomeza ntabwo bihagarara. Dufite ubuhamya bw'abantu benshi bagiyeyo. Yewe ubwanjye si wenda nakagombye no kuvuga n'umuntu wenda twabonanye cyangwa se umuntu twicaranye, ndimo ndabivugana ishyaka. Ndabyumva ndabivugana ishyaka ntabwo ndimo kubivugana ko muzi cyangwa se mwicaranye nawe. Ni nayo mpamvu hari ibyo ngomba kwifatamo kuko hari ikintu Petro yavuze ngo uwo nabonye uwo nakozeho uwo twasangiye uwo twagendanye we kubivuga nubwo bashobora kumuca umutwe yabihamya kuko ashobora kubihamya kuko amuzi. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo kugeza ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu ngubwo n'ubugingo mvuga kandi ndabuzi. Uwo ni Yohana wabivuga na Petro yabivuze mu gice cya gatatu n'igice cya kane kijyakozwe n'intumwa. Aravuga ngo mbega ni byiza kubumvira kuruta kumvira Imana. Muhitemo ntidushobora kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi ibyo twumvise. Bivuga ngo rero ndimo ndabivugana ishyaka, ntabwo ndimo kubivuga kubera ko muzi, ntabwo ndimo kubivuga kubera ko nabanye nawe cyangwa se nagendanye nawe cyangwa se twarasangiye. Ndimo ndabivuga kubera ishyaka ry'umubiri wa Kristo. Ibirenze umwenda, reka maze mbivuge ngo ibirenze umwenda kuko umwenda wari ukingirije ahere nta uzi ibiri inyuma y'iyo ngiyo. Ibirenze aho ngo ntabyo nzi, ariko reka mvuge ibyo jyewe nzi kuko uwo mwabanye cyangwa se uwo mwagendanye hari ibyo ushobora kuvuga ukagira ibyo wavana mukavuga ngo ibi wenda nibyo cyangwa nugukabya kuko hari n'abandi
bashobora kubona ngo kubera ko nagendanye na Joel kuko nasangiye na Joel umuntu wese nzabwira azabyumva kuko nagendanye na Joel kuko hari n'ibintu abantu bajya bifashisha kugira ngo basenye umurimo cyangwa basenye abantu kuko bazi neza ngo umuntu wese nibambona imbere ndi kuvuga bazi neza ko nagendanye na Joel umuntu mwagendanye nk'uyu nguyu nasanze muri kumwe akagira ibyo avuga ngo no urabizi turi ku gitego Joel yakatse ahantu ndabizi none se siyo watwaraga kamera siyo kubivuga no gutanga details zawe yabivuga ikiza kurengera n'Imana yonyine yego nibyo kabisa no kutanga detail ay ntago wabonye filime y'Ikigeregezo cy'ubuzima ntago wabonye Paul ntuzi ibyamubayeho yego na nyuma kuri ko byaje kuba ni ku muntu wese byagenda nta wakurengera nta wakuvuga neza ku muntu mwasangiye ku muntu mwagendanye ku muntu mwicaranye ni ashobora kwicara hari agaturika kwanza agafata n'akamushwari amarira akamanuka yo ngo dore nayo marira di abantu bose ngo cya kintu cyaramuhemukiye kubera ko umuntu wese ugutanze agaragara nk'umunyakuri yego umuntu wese natanga hano mbere ni umunyakuri imbere y'isi yose ndabyumva cyane nubwo naza nyuma baravuga ayo ni amatakirango ayo ni iki ni amatakirango Imana dufashe cyane so urumva rero niyo mpamvu burya guceceka n'intwaro ikomeye nubwo hari igihe abantu bavuga ngo sibyo ariko ngewe nsanga nibyo nk'ubuntu ureba silence ya TB Joshua izarangiza intambara yonyine kuba adahari kubera adahari none so u Rwanda no mu rutavuga silence ye nubwo uyu munsi naje hano ariko ndakubwira ngo silence ya TB Joshua izabirangiza ubwabyo nashaka bavuge ngo yaribye igihugu cyose nibashaka bavuge ngo na Amerika yarahabomoye nibashaka bavuge ngo yaranahanuye ibintu n'ibyaba nibashaka bavuge ngo yarakoze n'ibi nabiriye nta uhari ngo agire icyo abivuga ahubwo buri wese arimo arabireba akabaseka n'ubundi byateye polemique bamwe baraza hari ababanye nabo ariko bari kwiexposa bakavuga ko BBC yabeshye bakabyatura bagatanga ko ari nge nabanye nawe nkuriya mugabo w'Itesalonike nabanye nawe imyaka 10 TB Joshua yari afite abantu niba babagabo bamushinzwe babanagaho hafi ni tabo bakobwa abo bagore bari kunyura nyine kumva biragucanze ukabati ukuri he mu ibi bintu koko mu France yaravuze ngo toute la vérité c'est pas bon à dire yego niba ukuri kose atari byiza kukuvuga mbega umufilozofe yashatse kwigisha iki icyo umufilozofe yashatse kwigisha niki ko ari ijambo tuzi kuva mu buto bwacu kugeza uyu munsi wa none nagerageze gushakisha ubwo bushakashatsi ngo menye impamvu yo ngo donc ukuri kose si ngombwa kukuvuga no nkashaka uwo mufilozofe yashatse kuvuga iki nabonye igisubizo mwabonye ko yashakaga kuvuga iki nabonye ko yashatse kuvuga ngo tuza okay iminsi izasobanura ibintu izasobanura ukuri nuko burya nonaha nubwo ushobora kunyakyuzinga ku isi yose kavuga ngo yakoze ibi nibi je nkaza hano kuri kamera nkaza kuri kamera nkavuga ngo oya ibyo bamvuze ni ukuri abazemera uko kwisobanura kwanjye ni 2.5% bazabemeye wa undi waje mbere uwaje mbere nibyo byuvuga rwose
kuko bazavuga ngo aje kwisobanura. Niyo mpamvu nta nubwo wavuga icyo ushatse kuvuga cyose kuri jewe uzambona imbere ya kamera, nzazamuka umusozi ngiye gusenga, nta kindi. Kuko namaze kumenya ngo ntabwo niba uwo ngo ari umunyabwenge waje imbere ya kamera, niba ari umuhanga, hari principe z'umunyabwenge nshobora kumenya ngo na analyse ushobora gukora n'ibindi byose, cyangwa se principe z'abahanga uko bigenda kose, cyangwa se uwababaye. kuko niba ushobora kuba ubabaye, Bibiliya iravuga ngo niba ubabaye senga, yego, niba unezerewe ririmba, niba urwaye tumira umukuru aza gusanga aho uryamye akurambikeho ibiganza. Bibiliya irabivuga. Ntabwo umubabaro w'abakristo cyangwa se uwamemukiye cyangwa se uwo nahemukiye biza bigashira kuri kamera. Niba uri umukristo uzi neza ko uri umugenzi ujya mu ijuru, hamagara jewe waguhemukiye, hamagara Joel waguhemukiye, turabakristo. Keretse niba uwo nahemukiye ari umuyisilamu, nundi nawe ari umubudiste, nundi ntabwo duhuje imyizerere, we nta kibazo, ashatse ajya. Ariko uwo dusangiye gucungurwa, uko naba naramukoreye ikosa kose, cyangwa uko yaba yarankoreye ikosa iryo ari ryo ryose, uwo dusangiye gucungurwa, ntabwo gucungurwa kwacu gushira kuri kamera. Gucungurwa kwacu kurangirira mu nzu y'abizerwa. Kubera iki? Hano aho nicaye hari abizera n'abatizera. Ese ninza kuvuga ngo Joel ari cyo dupfa, waramemukiye, ndubaka bangahe? Cyangwa se niba jewe naraguhemukiye, ndubaka bangahe, ndasenya bangahe? Nanone aha kubera ko nabaza kwibona tudahuje, tutasangiye gucungurwa, baratanga ibyifuzo cyangwa baratanga ibitekerezo cyangwa baratanga komantere babyumva uko bameze mu mitima yabo. Yego nibyo. None se ngenda babuza? Ntabwo dusangiye urugendo. Arabivuga ashingiye ku myizerere y'iwabo, arabivuga bishingiye ku mirerere nuko yavutse, arabishingiye bitewe n'umuryango wamureze. None se niba yararezwe mu muryango akambona ahangaha, urumva ijambo aza kuvuga riri. Ariko warezwe nubwo tudasangiye gucungurwa, aragendera aregamira ku muco w'iwabo. Yego. Aravuga ariko ibya byose uriya mugabo aranduta. Nubwo tudahuje mu myizerere, ariko aranduta. Reka wenda mbe negamiye ku nkingi y'umuco, kuko hari abantu begamira ku nkingi y'umuco nubwo tudasangiye agakiza, kavuga ariko je nararezwe. Umuntu wese uzabona ashobora gutukana cyangwa se ashobora gushira isoni, uzamenye ngo usibye no kuba mushobora kuba mucungwe kimwe cyangwa mudasengerana hamwe, kuko imyizerere reka tunayishire ku ruhande, reka dufate ku muco mbonera gihugu cyangwa n'ubumuntu, cyangwa se ubumuntu, cyangwa se umuryango. Jewe nararezwe. Nukuri na kera kose naranakizwa, n'umuntu wese twahuraga yagira ngo nakijijwe, kandi bitewe n'iki? N'umuco. Yes. Uko nigishijwe mu rugo, uko mama yandeze, uko narezwe iwacu, uko nzi ko nashobora gukoza isoni iwacu. Nukuri nubwo none hawahura na mushiki wanjye ukamubwira ngo nahuye na Innocent, yambwira ijambo, yabwira no, yakubwira ngo no, vuga ibindi. Kuva nakura na mbere y'agakiza sinzi gitutsi mu kanwa kanje, sinzi gutukana na mbere ko nkizwe. None se naza gutukana nakije? Oya. Urumva rero bivuga ngo nubwo warerwa ukabura uburere ukinjira no mu gakiza, ibya bindi wabuze ibyo shingiro wabuze mu rugo iwanyu no mu gakiza uzabyinjirana. Ntuzabura gutuka umupasteri, ntuzabura gutuka umudiyakoni, uzanatanga na komantere utarunumva n'iherezo ryabyo. Niko bimeze kabisa.
kubera iki hari ibyo atabonye, hari indyo atariye. ngira ngo ni ibintu byumvikana. Areka tuve kwa TB Joshua, buriya mugani asiranse ye izabirangiza. Kandi abakristo bakwiye gusenga nkuko mwabagiriye inama, bakanamenya ko bari kwatakwa. Ariko hari akantu mwagiye mukomozaho muvuga muti ni ukuramukwa ko kububyutse, itangiro ryo kuramukwa kububyutse. Kuvugwa nabi kwa TB Joshua cyangwa ko abakozi b'Imana bitegura ububyutse gute? Umuntu abajije we ikibazo nk'icyo. Yesu yaravuze ngo muzumva impuha. Yaravuze ngo muzumva impuha hirya no hino, ari iz'intambara n'ibindi byinshi. Matayo igice cya 24 buri wese arabizi. Uyu munsi wa none ni kubera ko ari ibihe bigiye gusa nkaho biri ku iherezo, ni ngombwa kugira ngo umwanzi akoreshe imbaraga zose zishoboka, kubera ko nawe arabizi ko igihe cye ari cya nyuma. Agomba kugikoresha neza. Daniel niwe wabihanuye bikomeje no mu byahishuriwe Yohana igice cya 7:11 no gukomeza. Uyu mwanya sinabwira umuntu wari we wese ngo, kuko telefone tugendana umuntu yakira ubutumwa bwiza cyangwa bubi buri segonda. Kera hakiriho imiceri irimo amabuye, ababyeyi bari bafite akazi gakomeye. Incenga iko bazita. Incenga urumva ko bizi. Bari bafite akazi gakomeye kugira ngo barinde abana kugira gute? Barinde abana kugira gute? Amenyo yabo. Yego. Sibyo? Uyu munsi wa none ni buri muntu mu itorero abuwejejwe muri ryo. Arindi icyo yahawe. Ariko icyo navuga nuko umukristo wasogongeye wa wundi utigeze anywa amata afunguye, adafunguye, ibi ngibi ntacyo byamutwara. Ahubwo wenda aba bato bavuka umwaka umwe 2 3 5 bavukiye muri technology. Iyo ndimo gusenga niyo marira mba ndimo, kubera ko na Canada narabibwiraga abakristo nyoboye, ndavuga ntabwo ikintu kibabaje ni ndabingingira cyane kugira ngo, kuko umukristo umwuzuzamo ijambo nonaha akagenda afashijwe, yagera mu rugo yajya kuri YouTube bakongera bakamubibamo ibindi, yagaruka mu rusengero ukabona. Ariko kera ibi bitarabaho, tutarahura n'ibi ngibi, wajyaga mu rugo ufite umuriro, igihe uzagarukira ku rusengero ukawugarukana, ahubwo ni gato gusa ukongera ugafatwa. Ariko ubu ngubu bifata iminota kugira ngo umuntu yongere afatwe, yongera acomeke, yumve ubusabane bwe n'umwuka wera w'Imana. Ni abashumba mukataze, dukataze nubwo gucungurwa kwegereye, ariko mwiyongeremo imbaraga. Ubutumwa bwiza buzamamara ku isi yose nk'uko Yesu yabivuze, hanyuma imperuka ibone ko izi. Nta nubwo hari igihe kinini, ntabwo ari igihe kinini. Uko ubona usoma ijambo ry'Imana ukabirebesha amaso y'umwuka n'ibindi byose, Imana idufashe, Imana idufashe tuzasoza urugendo amahoro. Nicyo ngicyo, nta kindi umuntu arimo gusaba, no kugira ngo tuzasoze urugendo rwacu amahoro, nta kindi. Naho kuvuga ngo uyu bamuvuza uku, nuriya bazamuvuga kuriya, natwe batuvuza ibindi, n'abandi, hari icyo bita kurangaza cyangwa se ibishobora gutuma abantu gusa.
nimugoroba nari kumwe n'abantu abo twari kumwe basengera ahantu hatandukanye ariko nababwiye ijambo rimwe mbabwira titre pastoral cyangwa se nundi muntu tudahuje sinshaka kuvuga uko nabivuze bitewe nuko abavandimwe benshi badukurikirana nubwo tudahuje imyizerere ariko harimo bamwe bagira urukundo burya hari abantu benshi nubwo tudahuje imyizerere ariko basanzwe bafite kamere nziza cyane y'urukundo Imana izabamera umugisha nukuri Imana izabamera umugisha hari n'abamamagara bakambira ngo nidusengera iwawe ntituzi naho usengera ariko gusa ngo Imana izaguha umugisha mbura ikintu mvuga kuri bo mfatwa n'ikiniga gusa nkarira kubera ko nubwo umuntu mudasangiye urugendo ariko gusa akagira wa mutima ubona wa mutima w'umuntu bigukoraho ukumva ugize igishika yewe rero biba hafi kuruta umuntu twizera kimwe nk'ubu mu buzima bwanjye nabo nyobora barabizi aho bari hose biragoye kuza kumbwira ngo Joel yakoze iki niki ngo mfate imyanzuro ntaravugana na Joel biragoye kuri jewe biragoye niba shaka babe bagusanze he niba shaka babe bakubonye he ariko biragoye hari ijambo riri muri mwitangiro igice cya 24:59 ngo reka tumuhamagare tumwumvire imuvamo bivuga ngo ube witness nicyo uvuga niba ari byo cyangwa niba atari byo Matayo igice cya 18 were ku murongo wa 19 bivuga ngo kumusanga muvugane n'ibintu n'indangagaciro zacu zigomba kubaho apana kumva gusa ngo bakubwiye ngo uyu ni mubi ufatira aho nga wiruke Joel n'umugome mfatira aho na telefone ngo diritinge wabyumvise yego mite nkuvanaho sinzongeye kuvugana nawe nukuri no mu ijuru ntabwo tuzabana yego birumvikana kubera ko icyambere niba uri mwene data urukundo ngomba kurukwereka gusumbya icyo wakoze yego ngomba kugusanga intambwe ya mbere ngomba kugusanga ariko kuza gusa ngo umuntu ashaka inyungu ze ngo aza destroying ndore nibyo bigezweho iki gihe cya none ngo nze kubera ko Dawidi yigeze kubivuga muri Zaburi ya 41 aravuga Mana ntiwemere ko umwanzi avugiriza impundu kunesha ntiwemere ko umwanzi avugiriza impundu kunesha nukuri ntabwo Imana izabyemera umukozi w'Imana uri kureba kino kiganiro ari guhamagarwa muri iki gihe cy'ikoranabuhanga ni igihe kigoye mugani ni igihe umuntu abibamwe abakristo bintu mu rusengero basohoka bagakubitana na social media zikabibabiburamo yakora iki yakwitwara gute yamenya ko ahamagawe mu gihe kimeze gute namusaba gusenga no kuba ku musozi kanyarira umusozi wose Imana izamujyanaho biramusaba gusenga no kuba ku musozi abane n'Imana kuko ndakubwiza ukuri kera ndabyibuka kera hari ikintu batubwiraga ngo ikigeni cy'intwarane ngo nawe intwari zarananiwe babivugaga batabizi nukuri ndakurahiye babivugaga twari tuzaratangira kuvuga ubutumwa ngo iki gihe n'icy'intwari naho intwarane zagize gute oya nukuri byari kwivugira ahubwo iki none Joel niba ushobora kwicara mu iteraniro udashobora kwagresa umukristo ndavuga muri Canada ushobora kumwigisha mpaka ijambo ry'Imana rimuhindure yambaye uko ashaka kose ntabwo uri bumuze kandi uri muhamagare muri biro ngo umuhugure bitaza kwitwa agression
urimo urabyumva neza? ndakubyumva. Biragusaba gusenga kugira ngo Imana izakore kuri uwo muntu uririra Imana amanywa na nijoro, abe transformed, abe mu mukozi. Niko bimeze. Nujyanayo bya bindi byawe bitari mu mwuka w'Imana, birimo amarangamutima, baragufunga. Baragufunga. Biritwa agression. Kandi barakubaza impamvu. So biragusaba kuba ufite ubwenge bw'Imana no kuvuga ubutumwa, kuko igihe umuntu arimo kuvuga mu butumwa ni igihe kigoye kandi kirasaba abantu kugira ubwenge bwinshi. Niko bimeze. None aha umuntu yaguha ituro agahita akata ku ruhande, agahita avuga ngo yarisabye ku ngufu. Urabisobanura gute? Cyangwa ruswa? Ninde uri bukurengera? Wabimbwira? Uri bukurengera arahari? Atari Imana? Okay. Baravuga ngo n'ubushukanyi. Baravuga n'ikindi. N'ikindi. Ariko muri Canada siko biri. Muri Canada nta muntu wakurega icyo. Oya, ufite imyaka 18, ikintu cyose ukora ugikora ufite ubwenge. Wabyumvise? No. Nashaka guhinzuye mukanya ngo ajye kuvuga ngo oya ngo yanshutse. Ibibaho muri Canada. Oya nibibaho. Bakubaza ijambo wavuze n'umukono warishizeho. C'est tout byaba yagushutse atagushutse, ufite imyaka 18 izamuka, urakuze. Donc urumva icyo kintu ni iki, kubera ko ari ibihe bya nyuma. Nta muntu uri bubice ku muntu wese ugushakaho impamvu. Reka maze mvuge ngo umuntu wese iki gihe ugushakaho impamvu, nabikubwiye ngo nanjye hano imbere ya kamera yawe nazana abantu 500 corrupt. Umvise corrupt icyo ari cyo? Na haya amafaranga ngo baze batanga ubuhamya. Kubera ko ari amafaranga nagize gute nabahaye. Baraza bagire gute? Baraza babivuge. Ariko nta bugingo mfite. Yego. Ko nakoresheje ubwenge, amafaranga, influence mfite kugira ngo abantu banyemere babone ko ndikirangirira. Bisho turimo tugenda tuza gusingira umusozo w'iki kiganiro. Ariko tutarasoza hari ibintu ntabura kubabaza. Kubera iki Dr. Bishop Rugagi atajya ahungabanywa n'amagambo ngo ubone bavuga ibintu byinshi, cyangwa bakuvuze ibintu byinshi bitandukanye, gukorana n'imyuka mibi, kujya kuzimu, ibiki byose ibyo ni ibisanzwe ku bakozi b'Imana, nire biravugwa byinshi. Ariko ukabona urakomeye, ukabona urakorera Imana n'ubundi nta pese umuntu ukubona uko wakubonaga mu 2010 wenda na 5 yakubona muri 2024 akabona uracyahagaze n'ubundi ushikamye, uracyakorera Imana, uracyakoreshwa imirimo n'ibitangaza. Kubera iki amagambo ataguhungabanya? Herode yabaje Yesu ngo mbega uri umwana w'Imana? Yesu aramusubiza ngo wakabimenye. Burya iyo uzuriwe ntabwo ushobora guhungabana. Yes. Igihungabanya abantu nuko utamenya abaribo. Yeah. Icyambere niba nzi ko ntakorana nabyo, niki cyamuhungabanya? Yeah. Niba nzi ko ibyo bavuga naho mpuriye nabyo, nta na kimwe gishobora kumuhungabanya. Wampamagaye yarahari, mission yampaye ndayifite, vision yashizemo ndayifite. Ngomba gukomeza kugeza ku mwuka wanjye wa nyuma, kuko uwampamagaye yarahari. Yeah. Icya kabiri, sinshobora na rimwe, nongere mvuge ngo na rimwe, kwifatanya n'imyuka mibi cyangwa se n'imirimo yose igendana na gishitani. Mama Mariam atarafa wikabera. Burya hari igihe abantu bakunda kuvuga ibintu byinshi batazi aho umuntu yahagura. Nukuri nuwanyimika nkaba umwami, nuwampa miliyari, nta cyandutira ubugingo.
nta cyandutira ubugingo buhoraho. Nubwo wambwira ngo ndagushira hejuru mu kirere ube mu ma etaje yo mu kirere, ndashima Imana ko guhamagarwa kwanjye ntago kwabayemo ivangirwa. Yego, nahamagawe ahantu heza, nahagurukiye ahantu heza, natohereje ahantu heza, nabwiwe ubugingo icyo ari cyo, nabwiwe nirimbuka icyo ari cyo, ndabizi. Sinshobora gusimbuza ubugingo ikintu icyo ari cyo cyose. Amen. Nubwo Billy Graham niwe wavuze ngo nuwanyimika nkaba umwami, wishanga uko ryaba ringana kose, ariko nkabimbata, nkaba nzi ko ndi gukorera n'ukuri kw'Imana, nta kintu nasimbuza ubugingo. Amen. Nta kintu nzasimbuza ubugingo. N'uyu munsi nubwo nagenda n'ibirenge ntacyo mfite, ukuri narakumenye, nakumenye ntaragira itorero, ndi umuvugabutumwa, ntaragira n'ubuvugabutumwa, ndi umukristo usanzwe, ukuri narakumenye. Nakumenye ntaragira ikintu icyo ari cyo cyose, ntabwo na compromisinga kwa kuri namenye. Nkaba nzi ubugingo buhoraho n'ibyiza byawo, ngo kubera ibintu, amabati, imipira n'imodoka n'ibintu, ngo bize bimvane muri bya bindi nigishijwe. Yego, nakundishijwe, nuzuriwemo umwuka wera, nkabona ibyiza byabyo. Nabonye impanda ntaragira itorero ngiri muri ADPR, nabonye guhindurwa kw'abera ngira umukristo muri ADPR, nabonye kuzamuka kw'itorero ntaraba n'umupasiteri. Ibyo ngibyo se ko mbibona nk'umuntu wabibonye ejo, ibyo wabinganisha iki? Yego, Imana ishimwe kuko yabinyeretse ntaraba n'umupasiteri, ntaraba n'ikintu icyo ari cyo cyose, ndi umuyobozi wa korali, ndi umuntu usanzwe, n'umuririmbyi. Nabonye uburyohe bwabyo. Yego, nkubwira ukuri, naraye mu mahoteli akomeye ku isi, Amerika, Dubai, mu Burayi, muri Canada, muri hehe. Nta kintu cyiza kiryoshye nko kubana n'umwuka wera. Amen. Umuntu wese wasogo by'ukuri, apana ibyo kushakishamo cyangwa kwishakishamo n'ibindi. Narabibwiye n'abakristo barabizi ibyo mvuga, bo mbere bose barabizi. Nta kintu kiryoshye nko kugirana ubusabane n'umwuka wera. Amen. Nko kuvuga n'Imana, nta kintu kiryoshye nasanze nacyo. Nta na kimwe. Wavuga ibyo ushaka, tuzatangazwa n'iki? N'impanda yavugiwe hehe? Mu kirere, cyangwa umunsi abera basinziriye baza ibituro byabo bizakinguka, nibwo hazagaragara uwakiranutse wakoreye Imana by'ukuri. Naho ubu ngubu wamumenya gute? Usibye analize z'abantu basanzwe, ngo uriya akorana na shitani, uriya nk'ibyo wavugaga, ibyo turabivuga, nta yerekwa rihari. Cyangwa se uwo ngo ubivuga wenda twahuriye. None se basaba passport? None se wavuga ngo umuntu afite imbaraga z'ikuzimu atahazi? Oya, biragoye. Oya, no. Tuvuga ukuri. Uzi ubwenge ntiwabivuga. Uzi ubwenge se wabivuga? Oya. Niba koko uzi ubwenge, uzi niba ngorana n'izindi mbaraga, ugomba kuba uri umuhamya. Twasinyiye hamwe, twahahuriye. Kandi uwo muntu n'ukuri bazamfasha abantu, ntibazamuva imbere bamubwire ngo twereke pasiporo, ujyayo naho mwahuriye, ibyo bihamya tubibone. Azakubwira ngo barayibye cyangwa barayiteye. None se uwo ari we wese nahamagara n'uriya muri kumwe n'uyu n'uturi kumwe, icyara imbere ya kamera, avuga ibyo ushaka. Ibyo ngibyo se kubivuga n'utabivuga. Nahuye n'akanaka. Wahuye n'akanaka? Basaba pasiporo isa gute? Bavandimwe,
gucungurwa kuregereje. Kandi reka ngubwire, Yesu yavuze ngo muzatangazwa n'indaya n'abakoresha bikoro babatanze hehe mw'ijuru. aha bigiye gusohora. None se Bishop, wenda duhereye ku tuvideo twagiye dufatirwa muri eglise mubwiriza tumwe bakadukata bagasanga ako bakase bakatripurese mw'ibintu bitandukanye. Ni ikihe kintu bintu bavuze ngo warigeze ubona ukuvuga ati ye nibi babivuta ngo nyirugata kikagutangaza kurusha ibindi mu byavuzwe, wenda yaba duhereye ku two tuvideo, duhereye kuri rimas zo hanze, aho wari uri kureba ukavuga ati what iyi nkuru yivuye, iyi interpretation byagenze gute, ni ikihe muri ibi? Nta gitangaza nko kubona umuswa avuga ikinyoma gisa n'ukuri. Kubona umuswa avuga ikinyoma gisa n'ukuri, ubwo no gufata ni ibinyoma bifite ibimenyetso nk'iby'ukuri. Niba iteraniro ndimo rifite amasaha arenza 5 ukaba wakatamo umunota umwe n'amasegonda 48, umunyabwenge, ubwo reka nite ku banyabwenge, umunyabwenge uzi icyo bita editing, ubwo ndavuga ku banyabwenge bazi editing, ashobora kuhita abona ko hari editing yabayeho kandi uwo ntabwo yancira urubanza. Yego, birumvikana. Ubu ndavuga umunyabwenge. Ku muntu nari ngiye gukoresha imvugo wenda reka ku muntu wenda utamenye cyangwa se ufite ubumenyi buke, yego, ashobora guhita abibona akancira urubanza kubera ko nta bumenyi abifitemo. Ashobora guhita abibona agahita avuga ngo hey, dore bya bindi by'ababajura. Uwo ni wa muntu ufite ubumenyi buke. Yego. Hari noneho na wa wundi wa gatatu utazi ikintu icyo ari cyo cyose, ntazi aho biva, ntazi naho bijya, aho umujyanye niho hajya, aho umugaruye. Uwo ni uwa gatatu. Ntashaka n'ibindi, nta by'ubumenyi buke, ntashaka n'ibindi. Ibyo umubwira, ibyo abonye aho, n'ibyo afatira aho, n'ibyo avugira aho, bikarangirira aho. Ariko umunyabwenge, reka ngaruke ku munyabwenge. Ku munyabwenge ashobora guhita avuga ngo ariko ko tubona hariho umunota n'amasegonda 48, ese Bishop yatangiye ryari iteraniro ry'umunota umwe n'amasegonda? Uwo ni umunyabwenge. Yatangiye ryari iteraniro ryuzuyemo ibihumbi by'abantu umunota umwe n'amasegonda 48? Bishop yabitangiye ryari? Uwo ni umunyabwenge. Ubwo tayari agashakwa icyo bita ubushakashatsi. Uko niko abanyabwenge bakora. Ni nacyo nasanze abanyabwenge. Burya umunyabwenge ushaka kumuha icyo bita headlines, agakora development. Niko abanyabwenge bakora. Burya umuha amakuru, ingingo z'ingenzi, hanyuma we akadevelopa. Abona abanyabwenge. Abantu batabifite mu ubwo bushobozi n'iki byose, badafite n'umwanya, bafatira bakavuga ngo wenda tuzahurira nabyo imbere bigendera. N'aba bandi nabo ubu bakubita amabuye bava ngo nitwababwiye, bo bafatiraho n'amabuye pa bagakubita. Nsubiye ku cyo wavugaga, n'ukuri biteye n'agahinda ko umuntu ashobora kungaya ku munota umwe n'amasegonda 48 atashatse kumenya, kubera ko ni ibintu birimo kuba live kuri TV7, ni ibiri kuba live kuri YouTube, ibiri kuba live kuri Facebook, social media zacu. None umuntu ufite ikinyamakuru mu gihugu cy'u Rwanda afite na YouTube, afite ibi bintu birimo biracya live aho hantu. Ibi bintu n'ukuri aya mafaranga yatwaye. Kuko icyambere abantu bicaye imbere yanjye n'ibihumbi by'abantu,
niba nayatwaye hari abadiyakoni nyobora hari abapasiteri hari abavugabutumwa hari n'iki byari byo byose baranakora investigation bakareba no mu bavugabutumwa n'abapasiteri barebe ko niba hari amafaranga yagiye mufuka wanjye. Umunyabwenge niko akora, ariko uwo byaciye mu myanya y'intoki arakora ibyo ashaka, wenda ukuraza kumenya imbere ariko byamuciye mu myanya y'intoki. Nta kintu kinezeza mu buzima bwanjye ni nisezerano haye Imana kutirengagiza utishoboye. Yego, niba mbeshye ndabizi nanjye apana nawe, niba mbeshye umuntu wese wabaye mu itorero Redeemed wabashije kugera hafi yanjye yaba umuhamya. Urumva Joel? Yego, yaba umuhamya. N'abayobozi benshi twakoranye twabanye mu nzego zitandukanye, niba mbeshye ibyo nabahamya. Hari cyo narahiye, nta kintu cy'umukene nshobora gufata, ahubwo nzababarana n'ubabaye nishimana n'uwishimye. niko nahamagara, kuko Imana itanga umugisha. Naranaba na pasiteri sinari umukene, bakurikira amateka yanjye. Narinjira no gutangira itorero, sinaje gutangira itorero kubera gushaka amafaranga cyangwa gushaka icyubahiro, nari sanzwe mbifite. Nagiye mu itorero kubera umuhamagara. Yego, icya kabiri, niba ari amafaranga ni ukuri sinari kujya gutangira, sinari kujya mu ruhango, kujya kugira itorero mu ruhango hatari amatara, ngasiga i Kigali ifite amatara. Aho batanga icya 10 cy'isogi n'ipiripiri na gumino n'imyumbati n'ibishyimbo, ni ibyo ngibyo. Abo nayoboye mu ruhango barabizi ibyo ndimo kuvuga, navuga barabizi. Nuko navuye mu ruhango ngatangira Kigali, nuko byagiye bizamuka, buri wese arabizi. Utwo tuntu ntabwo tujya tunca intege. Burya ucika intege kuko wavumbuwe mu binyoma, ariko bigutera imbaraga akenshi iyo ubonye uvugwaho n'ikintu cyiza wakoze. Uyu munsi icyiza nakoze na nyiracyo aracyampamagara, akambwira Mushumbi, ahubwo ni wowe unyihanganisha, ni najye bakagombye kumwihanganisha. Yego, kuko hari n'abandi bari hirya no hino mu Burayi, kubera ko twaje kugaragaza video yose Untold Story, twaje kuyitambutsa igaragaza amateraniro yose nuko byagenze. Kuko uwo muntu bakasa ko ngako, bamwe bahaye umugabo w'imyenda, abandi bamuhaye inkweto, abandi bamuhaye buri wese, kuko umugabo we nibwo yarafunguwe, yaravuye muri gereza. Umudamu yabeshwagaho n'3,000. Numva ikintu ni nkozweho, ubaho n'3,000 ukagurisha, ugacuruzamo, ukishura inzu, ukavuzamo umwana, ukagemura n'umugabo wawe. Ubwanjye nkora mu mufuka, ndavuga mama, numva umubabaro mwi, umuntu ushobora kuba muri Kigali acururisha 3,000 ari yamutunze. Urimo nabyumva? None wenda uriya wamamaye mu kinyoma afite abazahurira n'Imana, niba atarahuye n'Imana kuko simuzi. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV.
Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV, Irembo Ryera